nongeye kubasuza abakunzi ba Pay Network 250 mu kanya. Binance imaze gutangaza ko ishobora kulistinga Pi binyuze rero muri post batangaje kuri X yabo, no ngo ni Twitter. Bavuze ko bari guhitishamo abakunzi babo cyangwa se abakiriya babo niba balistinga Pi. Kuba rero bayilistinga ni ikintu cyiza. Ibi ni byerekana ko Binance irimo irajisha, murabizi ko yayangiye ikavuga ati niba tuje ibisabwa ntabwo tukwemerera listing. Bivuze ko rero kuba noneho batangiye gukora nk'ibyo nakwita nka multiple choice cyangwa se kuba bahitishamo abantu kuba niba koko balistinga Pi ni ikintu cyiza, ni ikintu cyatuma iyi coin izamuka. Nababwiye ko iyi ni imwe muri exchange ishobora gutuma igiciro kizamuka, no ngo exchange nkuru iyo ilistinze coin runaka, iyo coin ibigomba kugira momentum ikaba yazamuka cyane. Ubwo rero bivuze ko dushobora kubona nayitangaje ko listing igiye gutangira, no ngo muri top 10 nari natanze Binance yari ya mbere, no ngo rero byaba byiza rero ije ikurikiraza OKX zari zemerewe. Ubwo rero bisobanuye ko pending KYB yari ifite ishobora kuba noneho yabaye approved, kuko nicyo kintu cyaburaga kugira ngo Binance ibe ya listinga iri faranga. Abantu bafite iyi exchange mushobora kugenda nyine nibamara kubyemeza muzagenda mukore deposit nk'ibisanzwe nkuko n'undi musanzwe mukora deposit y'andi macoin runaka. Ni open mainnet n'undi igiye gutangira vuba hangaha. Bivuze ko rero ibi ni ibintu byiza cyane. Nibe batungure mubonye na za Coinbase na za KuCoin zitangiye gutangaza listing y'iri faranga. Ni update nshyashya nayinzanye. Nshimiye buri wese wakoze subscription. Imana ibarinde.